Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya gatandatu kwezi kwa kane 2022 turahimbaza mutagatifu Marceline uwizihiza bazi nawe agire umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli umutwe wa gatatu umurongo wa 14 kugeza kuri 20, umurongo wa 24 kugeza kuri 25 n'umurongo wa 28. Umwami Nebukadinezari abaza arakaye, mbese byaba ari ukuri koko Shadraki, Meshaki na Abednego ko mwami udakorera imana zanjye kandi ntimuramye ishusho rya zahabu n'imitsi? None se mwiteguye ko nimwumva ijwi ry'akarumbeti, umwirongi, igitari, umuduri, iningiri, intanga n'ibindi biririmba muzapfuka maze mukaramya ishusho nabumbishije, mutariramya mugahita mujugunywa mu itanura rigurumana? Icyo gihe se ni iyihe mana izabamvana mu nzara? Hari igihe mu mvugo y'iki gihe bavuga bati uriya muntu yigize ikimana. Uyu mwami rero nawe Nebukadinezari azi ko isi ariye, azi ko ubasha ari ubwe, ntazi ko hari indi mana iri hejuru ye. Muvandimwe, gukomera kuri iyi si ni byiza, ariko icyo maze kubona nuko utakomera iminsi yose. Hari umunsi ubutegetsi uzaba utakibufite, hari umunsi ubukire ushobora kuzaba utakibufite, hari umunsi ubwenge ibyo wize uzaba utakibifite. Ntabwo ari ukugutega iminsi, ariko ubuzima bugenda butwigisha. Hari benshi tubona bari babayeho neza, bakinguriraga urugi, ubu ngubu ugasigaye unyura n'ahantu ntibakurebe, ntihagire n'ugusuhuza. Niyo mpamvu rero kwishingikiriza ibyo byose ari ukwibeshya. Uyu mwami rero Nebukadinezari azi ko ubwo bubasha afite ashobora kwica agakiza, ashobora guhutaza umuntu wese utamwumviye. Burya nukomera uzirinde guhutaza, kuko nuhutaza abo wagiriye nabi bazakurindira umunsi nawe umerewe nabi bakwishyure. Niba waranahaye gukomera, bikoreshe neza. Aba basore rero ntago batinye uyu mwami nubwo afite imbaraga. Shadraki, Meshaki na Abednego basubiza umwami bati shobuja Nebukadinezari, ntabwo ari ngombwa kugira icyo tugusubiza kuri iyo ngingo. Burya kenshi abantu bari mu kuri ntago bahora bisobanura, ahubwo abantu turi mu mafuti nitwe duhora twisobanura. Urumva byagenze kugira ngo batamenya n'amafuti yacu. Baramubwiye rero bati shobuja, niba imana dukorera ishobora kudukiza itanura rigurumana ikatuvana no mu nzara zawe, izaturokora. Nitanabikora kandi shobuja, umenye ko tutazakorera imana zawe cyangwa se ngo turanye ishusho rya zahabu w'imitsi. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye. Aba basore bafite ukwemera, kandi ukwemera kwabo ntabwo guterwa nuko baramutse. Oya, babwiye umwami bati imana ishobora kudukiza, ariko nitanabikora. Mu yandi magana bambwiye bati izaba ifite impamvu, ntabwo tuzayihakana. Ukwemera kurahambaye. Nimbaho nezerewe nzagusingiza, ninabaho mfite ikibazo nzagusingiza. Abasore rero ibyo bavuze, ukuri bavuze kuremereye kwarakaje umwami, nuko bajugunya mu itanura rigurumana. Ariko ngo bageze muri iryo tanura, umwami abumva baririmba. Ngaha rero ahari umutsindo. Yarazi ko abashoboye, yarazi ko abarangije, nk'uko muri iki mvugo y'iki bavuga arabarangije, mu bigaragara nk'iby'umuntu
ariko no mu muriro bararirimba. Bavandimwe, iyo umuntu afite Imana hari uko yitwara, hari uko abaho, hari uko atekereza bitandukanye n'iby'abandi. Umwami rero yarumiwe nyine, arahaguruka n'ingoga maze abaza inkoramutima ze ati bariya abantu ko ari batatu ntitwari twabajugunye mu muriro baboshye? Baramusubiza ati nibyo rwose shobuja. Aravuga ati nyamara ndareba abantu 4 bataboshye bariho bitembera mu muriro ntacyo baganya, kandi uwa 4 arasa n'umumarayika. Hari igihe umuntu agambanira umuntu akamujugunya muri gereza, cyangwa se akamushyirisha mu bukene bukomeye, akamuvanisha ku kazi, ariko n'ubundi yamubona akabona aracyamuruta. Burya umuntu uzagirira nabi akabasha kuyitsinda azahora kuruta. Mureke rero bavandimwe tuzibukire inabi iri mu mutima wacu, kuko Imana yabo dutoteza izakomeza ibaha amahoro, ibaha ibyishimo mu gihe wowe uzabuboshye ku mutima. Umwami rero yarabibonye aravuga ati yewe nihasingizwe Imana ya Shadraki, Meshaki na Abedinego, yohereje umumarayika wayo agakiza abagaragu bayo. Barayiringiye banga kumvira itegeko ry'umwami, bahitamo gutanga imibiri yabo aho gukorera cyangwa gusenga indi mana uretse Imana yabo. Imana yabo y'aba basore imweretse ko ariyo Mana y'ukuri, none aravuze ati ndatsinzwe, yemeye ko atsinzwe. Bavandimwe, natwe rero mureke turangamire iyi Mana, kandi ntazagire udutotereza ukwemera kwe, kuko ntago dushobora kurwanya Imana ngo tuyishobore. Niba utaranasenga witoteza abasenga, niba utarabasha no gukora ibyiza witoteza abakora ibyiza. Turazirikana indirimbo yo muri Daniyeli 3, himbazwa kandi uratwe iteka ryose. Imana yacu ni igihangange, tuyipfukamire, tuyishimire, tuyirate, ubundi abayikomeyeho tububahe kuko baturusha imbaraga. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana abaturusha imbaraga. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 31 kugeza kuri 42. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi bari bamwemeye ati nimukomera ku ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye by'ukuri. Nimukomera ku ijambo ryanjye. Bavandimwe, ijambo ni ubuzima, ijambo ni imbaraga. Muzarebe njye nagize amahirwe yo guhura n'abantu bababaye cyane, nakakubwira ati uriya muntu yarambabaje ubuzima bwanjye bwose. Kubera iki? Kubera ijambo yakubwiye. Yamubwiye ijambo ku buryo aho ari hose rihora rimumena amatwi. Hakaba n'uza akakubwira ati uriya muntu yambwiye ijambo ryiza, ijambo ryiza ku buryo ryanteye imbaraga, ijambo ryiza ku buryo n'ubu ndigenderaho. Umuntu aza kuvuga ati ijambo ryiza n'ubu ndigenderaho. Ijambo ababyeyi wawe yakubwiye, inshuti yawe, uwo mwashakanye, cyangwa undi muntu uha agaciro mu buzima bwawe. Ubu rero noneho ijambo turimo gusabwa kumva no kwakira no kugira ngo ritubesheho ni ijambo Yesu Kristo yatuzaniye. Ese ni akahe gaciro duha iryo jambo ry'Imana? Hari abantu batajya basoma Bibiliya akumva nta kibazo, ariko akabona umwanya wo kujya kuri WhatsApp, akajya gutsapura, akajya kuri Facebook, akajya kuri Twitter, akajya hehe kuri Instagram, akajya n'ahandi, ariko umwanya wo kwishyira ngo abumbure Bibiliya bikanga, kandi akumva yifuza kuzabaho neza. None se wabwirwa n'iki cy'Imana yifuza utasomye Bibiliya? Hariho n'abandi bayitunze, yewe hafi yaho bashyizeho n'akabuji, bagashyiraho n'akarabo, ariko ntibayibumbure na rimwe.
hakabaho n'abandi bayibumbura bakayisoma, ariko ibyo basoma ntihagire icyo bibahinduraho. Bavandimwe, Yezu Kristo kugira ngo tumukurikire hari aho tugomba kuvoma, ni mu ijambo rye. Mureke ijambo rye turiha agaciro, kandi tumenye ko ijambo ry'Imana ari ubugingo bw'iteka. Yezu arakomeza arabwira ati, ndabwira ukuri, umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu w'icyaha. Burya umugaragu ntahora iteka mu nzu, ahubwo umwana niwe uyihoramo. Yezu Kristo yaje kutubohora kugira ngo natwe tube abana b'Imana. Yezu Kristo yaje nk'isi, abantu ntibamumenye, ntago bamumenye, nta nubwo ibyo bakoze yakoraga hari icyo byababwiye. Bavandimwe, Abayahudi bemeraga Aburahamu ndetse bakamwubaha ndetse bakamuvuga, nyamara ntibazi ko bari kumwe ari inkomoko ya Aburahamu. Yezu Kristo arababwiza ukuri ati, ntacyo mwuzi nta nicyo mwumva, kuko njye nkomoka kuri Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye mutarizirikana. Baramusubiza bati, umubyeyi wacu Aburahamu, uwo ni mubyeyi wacu. Yezu arababwira ati, niba muri abana ba Aburahamu, nimukora ibyo Aburahamu yakoze. Ubu rero murashaka kunyica, jya ubabwira ukuri, mwumvanye data, numvanye Imana. Ibyo Aburahamu ntiyabikoze, mwe murakora ibyo so akora. Baramubwira bati, ntabwo turi ibibyarirano, dufite data umwe, ni Imana. Yezu arababwira ati, iyaba Imana yari so, mwankunze, kuko nkomoka ku Mana data, ku Mana nkaba naraje, sinaje ku bwanjye, niwe wantumye. Burya iyo umuntu adafite ukwemera cyangwa adashaka kwemera, ibintu bimunyuraho ntamenye uko byagenze. Aba nabo bati, turi abana ba Aburahamu, ariko ntibazi ko bari kumwe n'usumba Aburahamu. Bavandimwe, dusabe ingabire y'ukwemera, twemere ijambo ry'Imana, twemere uw'Imana yatumye, kandi ni ukuri tumukingurire ubuzima bwacu bwose, kuko hari igihe duhagarara ku byo tuzi maze tukanga kwakira icyo Imana iduha, tukanga kwakira urumuri rwayo. Muvandimwe, Nyagasani niwe rumuri rw'isi, amurikira umutima wawe, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. kigeze nibwatabara n'ingoga Nyagasani Mana niwe niringiye niwe gakiza kanjye akabingabinkira
siko amakuba yo